mwaramutse neza cyane. Mwaramutse. Twaye kaze mu rubuga rw'imikino. Murakoze cyane. Ubushize abanyamujyi rwose mwabahaye ubwasisi baragenda bajya muri stade Amahoro bareba ikipe y'igihugu yabo ikina Nigeria, barishimye, ariko uyu munsi sinzi noneho icyo mubazaniye. Uyu munsi nabwo niko bimeze. Uyu munsi ikipe y'igihugu murabizi ko iza gukina na Lesotho saa 12 za nimugoroba nanone, nkuko byagenze kwa gatanu. Turifuza ko rero uyu munsi nabwo tujya gushyikira ikipe y'igihugu Amavubi, kuko umukino yari irimo ikina kwa gatanu n'ubundi n'ugikomeje guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Amahirwe yarahari na n'ubu ngubu baracyahari ntarayoyoka, kandi naho yaba yarayoyotse uretse ko agihari. Ubundi rwose kujya ku bafana ni ikintu gikomeye cyane. Stade umusaza yatwubakiye ntabwo dukwiriye gutuma ibera aho ngaho, byanze bikunze tugomba kuzajya tuyijyamo ubundi tugafana. Gahunda rero ni iyo. N'ubundi twateganyije imodoka ziza gutwara abanyakigali bari mu mirenge isa naho iri kure ya stade gatoya nkuko twabigenje kwa gatanu, hanyuma zikanabatahana. Ariko abari hafi ya stade rwose tubashishikariza ko batangira kugenda nkuko n'ubushize babikoze, bakagenda n'amaguru bakagera muri stade bagatangira kwinjira kare. Imiryango iraza kubifunguye saa 5 uyu munsi nabwo. Imiryango iraza kubifunguye ndetse n'abatwara, ariko hari ikibazo kimwe ngiye shaka kubabaza, kuko kubatwara ni kimwe, ariko se no kubagarura murabacyura? Yego, abaje n'amaguru bataha n'amaguru, abaje n'imodoka bataha n'imodoka, ariko ushaka no gutaha mu buryo bwawe byashoboka, ariko abaje n'imodoka bataha n'imodoka. Dutegereza ko umuntu wa nyuma ava muri stade, imodoka zikabona kugenda. Dufite naho ziba zigomba kubasanga dukurikije uturere baturutsemo, bisobanura ngo ubundi umuntu yagakwiriye kuva mu modoka azi neza rwose aho ari buze kuyisanga kugira ngo bitaza kumugora, kuko hari abantu basohoka, abantu baba benshi cyane bagasa naho bibuze, ariko ubundi imodoka rwose ziba zihari. Abo mu murenge abaturutse mu karere ka Kicukiro baraza kuzisanga ku murenge wa Remera, naho abaturutse mu karere ka Nyarugenge na Gasabo imodoka barazisanga kwa Rwahama hariya bigishiriza imodoka. Iriya stade ijyamo abantu 45 muri rusange. Iyo nk'ubu ngubu maci n'ubuntu ndetse na Ferwafa yabitangaje, usibye imyanya y'icyubahiro, ariko hasigaye hose hasi no hejuru n'ubuntu. Uti rero turajyana abanyamujyi ku Mahoro, ariko se mubajyana mwabanje kuvugana na Ferwafa ntugupfa kugenda ku buryo bose, kuko bamwe baragiye ubushize ntibareba umukino kubera ko stade yari yuzuye. Imikoranire na Ferwafa imeze gute kugira ngo n'uwo mubare niwuzura abandi baze kuba babizi ko umubare bwuzure? Hari amatike mubahereza, bikorwa bite kugira ngo ntihaze kuba uyu muvundo kuri stade, usange stade yuzuye, usanga abandi bari hari mu Migina, ngo dusigaye twita mu Migisha, usange nyine bakwiriye imishwaro hanze ya stade babuze uko binjira? Muri murakorana gute n'inzego z'uyu mupira wacu? Ferwafa turimo turakorana, turaganira, ariko icyo twakwibutsa abanyamujyi ni kimwe, nuko iyo nyine tugomba kujya gufana ahantu tugomba kujya kandi tukahajya ari ubuntu, bivuga ngo abantu barimo kugenda ku bushake. Ikintu kizakubwira ko wuzuye byanze bikunze nuko hari abantu bazabura aho bajya, ubundi nicyo kikubwira ko buzuye, kuko iyo bagurishije amatike ujya kuyigura ukayibura. Ariko iyo twaje ko ari ubuntu, iyo uje wakererewe umenya ko stade wasanze yuzuye, kuko nyine ubuze aho ujya. Niyo mpamvu dushishikariza umuntu rwose ushaka kureba umupira ko akwiriye kuza kare. Ubushize kwa gatanu saa 5 nta muntu wari wakahageze, byageze mu masaa 7 abantu aribwo bashaka gutangira kuza. Twabibutsa ko waba ufite itike waba utayifite, niyo twese twaguza amatike abantu 45 akavuye ko kwinjira nk'ikabura turamutse tuziye rimwe. Niyo mpamvu abantu bagomba kubimenyera bakumva ko kugira ngo twuzure muri iriya stade kandi neza tugenda kare tugatangira kwinjira buhoro buhoro. Ubu rero bwari ubuntu, turasaba wa muntu
wumva ashaka kureba umupira rwose kugenda kare kubera ko byanze bikunze stade ni yuzura ikintu kikubwira ko yuzuye nuko nyine uri busubireyo hanyuma tukababwira ngo ariko nimusubirayo hari ibitangazamakuru nyine bitandukanye biba biri kuwerekana ubwo nyine ubuhombye kuwureba live ariko wakagombye kujya gushaka naho wawurebera nibura kuri televiziyo ndabizi ko namwe muri buwerekane turuvuga ngubwo muri makeya ushaka kureba uyu mupira ni ukugenda kare nicyo mwamubwira bose ni ukugenda kare akinjira nta muvundo akagenda akagera muri stade haraba hari umuziki haraba abacuruzi batandukanye bacuruza ibyo kurya no kunywa ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mwajyanye mukagenda mukiganirira kugenda ukinjira kare rwose nicyo kintu cy'ingenzi cyane waba ari umukino w'amatike ndetse waba ari n'umukino nk'uyu nguyu abantu binjiriye ubuntu turondogana ku musozo ariko se mu bijyanye noneho no gutaha we nicyo kibazo sinzi niba ntakakibajije inzego z'umutekano ariko abafana ni benshi barimo barasohoka bataha amayira nk'ubushize bavuze yuko amayira menshi yari afunzwe koroherezwa kugira ngo noneho batahe banyure mu mayira afunguye menshi atandukanye kugira ngo bagere mu ngo zabo byo hari icyo mwabivuganyeho n'inzego z'umutekano kugira ngo ntibize kuba inzira imwe inzego z'umutekano ziba zihari kugira ngo zikomeze gukora akazi kazo ariko ngira ngo biba ari na byiza ko abantu baba babizi yuko kuri stade Amahoro haraza kubera umupira icyo gihe biba bizwi igihe utangirira igihe urangirira bisobanura ngo n'ubundi tuba tuvuga ngo umuntu ukwiriye kunyura ziriya nzira yakaba yari umuntu ukwiriye kuba nta yindi nzira afite yo kunyuramo cyangwa se afite n'ibintu byihutirwa bituma hajya ariko ufite ahandi yanyura cyangwa se ushobora kuba yategereza ayo masaha akabanza akarangira ibyo ngibyo nabyo dukwiye kubitekerezaho tukamenya uburyo dupuraninga urugendo rwacu dukurikije na gahunda zabereye ahantu runaka ntabwo rero twabizeza ngo kuba ibinyabiziga biri bugende buhoro cyangwa se biri bunyuzwe mu zindi nzira ngo ibyo ngibyo ntabwo biri bukorwe bigomba gukorwa ahubwo umuntu agomba kubitekereza kare akabyishyiramo kuko iyo wabipuraninze ugahura nabyo nta nubwo bikugiraho ikibazo ahubwo ugira ikibazo iyo uhise ubigeramo ugasanga ntiwari unabizi madame Emma Claudine niba hari undi butumwa mufite by'umwihariko mwabutambutsa no tukabashimira ubutumwa twatanga ni uko abanyakigali tubabwira ngo rwose nimuze dufane ikipe y'igihugu ni uwo musanzu wacu ni ukugenda tugafana hanyuma abakinnyi nabo tukabarekera ibyabo mu kibuga ikindi kandi tukumva ko twatsinda tutatsinda gufana ni ikintu gikomeye cyane kujya muri iriya stade tukayuzura ni ikintu cyiza cyane kiba kibereye ijisho kirashimisha ngira ngo mwarabibonye ukuntu Abanigeria batashye bishimye bakora utuvidewo dutandukanye bavuga ukuntu byari byiza cyane gukinira muri stade Amahoro yuzuye isa neza abanyarwanda bishimye bafana ubwo rero ibyo bigwi tuba twacyuye nta mpamvu yuko twabishyira hasi ahubwo tugomba